bakunze bagasobanuye nkagiye kwiyizanye urusaku rwa Giti bakunze bagasobanuye muraho yemwe ye filime ngo zarabuzeye reka nze mbaho uburyoheye ubu se tugufashe naragendaga bakubaka abakozi basoza nkaza nkicarira ku kabari nkinywera musiteri nuze ngo ndi umusirimu cyane kumbe nta busirimu bwarimo dore ubusirimu uyu munsi mburimo kuko iyo tuvuga Uwiteka tukavuga gukomera kwe tukavuga Imana yacu tukavuga iby'ubugingo buhoraho nibwo buri umusirimu nibwo ubona icyo wirata nibwo uvuga uti ni ukuri ntegari nyirijwe ubugingo Yesu yaravuze ngo byamarira icyo umwana w'umuntu gutunga iby'isi byose ariko akabura ubugingo Bashyira ku akomanda hano hantu turi ndabona hari na board dushaka handi tujya akubundi board mu Faransa ni bordel biva ku nshinga bordelo ngomba iki asubira board mu Gifaransa icyo ushaka kumenya se board mu Gifaransa ni bordel biva ku nshinga bordel manjye ko bordelo mana ari bordelo yo muri bank niho biva nyine niho biva Bega imbeba ziri kubeshya mu Rwanda abantu bacu twavuze kenshi filime tugiye gushyira hanze nako indirimbo twise impyiko za Mukadata dore uyu ni Rocky uyu ni Pike na Sankara dore na Nox on the beat muri Monster Records impyiko za Mukadata coming soon Giti k'imizi mirefu mvunagura shwanyaguza aho hari urundi rurimi waba wifuza kuvugamo Igifaransa. Quels sont tes rêves les plus fous? Mon rêve le plus fou. Tes rêves les plus fous. Mon rêve le plus fou. À quoi tu aspires dans la vie? Que j'aime ou le plus fou que j'aime. Quels sont tes rêves? Je ne crois pas. What I'm asking, if you are elected as Miss Rwanda 2019, what will be your project? As simple as that. My project, the first one is to tell the citizen or the population que l'engrais. Okay, thank you. Love on the plate. Undi mucara baravuga ngo wali wallati firimanyati fata umuceri ukande. Firimanyati. N'abagabo hari ukuntu avuga ati hari ukuntu abikora wenda atategereje iyindi nyungu akavuga ati njyewe ngiye kukugurira telefone nkuguriye telefone y'ijana ariko nanjye uzayigarura byanga bikunze Zayigarura gute? ubwo niza saa moya saa moya akaba yicometse phone Akayishyura. ndavuga phone akaba yicometse kitigamo Ndumva Bruce Melody yarabakoreye akazi iriya ndirimbo banza murimo kuyikoresha ibitendo byinshi. oya njye se ko ncuruza amafone njye ndimo ndivugira gucomeka Ndavuga abajama nawe uri umujamere. iriya ndirimbo iriya yo nese ahubwo umujama nakomereza kuko ibintu bya gakondo wa mugabo sha ndanje ntago bizamworohera maniyo kiriya kintu kikiwerewere nacyo
ni igicucu niba banywa kanyanga niba banywa ibiyobyabwenge niba banywa za mugo niba bagenda bakanywa inzara hahirwa abasore b'amajeya amagaye abaniga n'abakoboyi kuko bazabona imana uziko bikaze mazi ko nta makuru nari mfite umuntu utubwe kwiza amashuri 3 abanza uwo kwandika urabizi gaho no gusoma urabizi nzi no kwandika ibyapa nzi no kwandika inganumve umuntu uzi kwandika zero